Celebobo Studio. muri pize zinzara no umuryo kuriza gutakwerekana yani iriya kamera imikenge igura miliyoni 10 mundebere nawe ariya ka ngo ni miliyoni 10 ariko nizo z'amanyarwanda sha umuntu ndaza kumufata karaka anye ndabereye kuri behind the scene sha gato Celebobo TV. Celebobo TV. ahubwo se nuyikoresha uzongera kujya ufata ziriya basi igikabye ntabwo ari igikabye manje mike cyandora ko washoboye izajye ukoresha ndazizi bari gukuna ari sereri indirimbo se cyangwa ugira utangira mu behind sha ikibazo Shabaki cyuma kimfatira akanwa ambaye budafisi bahari anamwita Celebobo MK ulapi ponote ibintu ni neza nivuga MK karabaye bikari kumurika amabuno ya Miya nabona yuko iki cyuma ubonore buroka ese yaje umurinzi wayo rugurira ndege ni cyuma gibaye wiyeneza ndabona ngo fasha nibyo nitwa Celebobo ndi gukora amashusho y'indirimbo yanjye bita kwiyahura uyu musore ni umuhanga arayifata neza amita MK Pro MK yafata neza sha ngomba ngo kubikurikira bayita robot arambeshya MK se katareba inyuma umuhambirwa atinya kamera ko yewe utinya kamera bigari gutaseka wasubira inyuma none yasubiye inyuma byara yaza cyane nta nubwo muba mugenda munasakuza amana udusakuza abo n'abahanzi barya ngo bakagira ngo si bavuye imihanda sha ntabyo baba bazi imana amafaranga rwose dore niyo yatumye Mike azajya yirirwa mu muhanda ajya gukora ibihangano by'abahanzi dore nanjye nka Celebobo mba namugiye inyuma ngo nanjye ndebe uko ibintu biba bimeze ariko nkabona n'ubutamu ntabwo biba byoroshye ariko munakore subscribe man mukora share kandi mukagukora na comment kandi ahantu hajya hakorerwa
amashusho meza. Ase muzo turi twagiye muri South Africa man. Ntago ari i Kigali, ntago ari mu Rwanda. Mu Rwanda ntago hameze gutya. Murabizi rwose tuba twemeye tugatega indege n'ubundi ntago byagenda. Duke dufite turemera tugaheba. Mutazajya mubona ibintu byarakaze ngo mugiye ngo nituba twarashoye. Mwabona abantu barya neza banywa neza man, baba baremeye bagashora. Isso. Trata como vai de percepção, isso não precisa. Kanyuremo bose ugenda bafata n'ubuhayire finali. Sonic Remix. Kigali hari inama ziryoshye. None se mukose. Nsaba kamodeni, kugira nsaba ka internet itarakana. Net pocket wifi no gushaje nazo ukayungura. Ugera n'imbere nari imana we fata bahise. No kamera yindi. Uzi kuyohereza mana amafoto, uzi kuna amafoto yanjye ari mabi. Mafoto mfite ayo niyogoshesheje. Cyakoze ndake. Nasundi mwankizeho umuzungu. Ariko dirimo. Wafashe ugashyiraho umuzungu, reka nze nkohereze urebe. Yo. Ndamusobanurira igihe mugeze hano neza. Yo bro. Ariko namuye. Wewe mubwire nagira kamanda itakomeza gahanda ko munsi gakomeza ku ruganda rwa mbere rwabanje rwa ngufu. Ku ruganda rwa mbere rwabanje rwa ngufu akomeza ko gahanda karatugezaho tu. Wabati. So. Nangeze kutamwa. Mwana waje kwa wote Niko kujibu. Niko kujibu kuni tena. ndio wese. Musiganga wagize. Umvase. Jya muri mood man tutangire dukora. Ndabona niya yakonje. Necessary ne dukura kari kerimana. Wakanyamagi mani wakanyamagi. Ya yekana cyane. Ngine zamani. Kabisa koze. Wewe nuko mugiye ndakubwiye. Ege imiriro yanjye. Murebe mane winde. Nako. Fayo wa kirobo. Yawe ni sawa mumwitemu Kirobo. No tugiye kongera tuyisubiremo. Kwako ndi mwari mumeze. Nurebe kamera.
imbere noneho ako ni agace noneho nawushyizemo sibyo yareze noneho ugerageze ntumwisheho cyane nyine ujye unaririmba umunwa wawe nkubona action negera risoro uri kuyo wakunda ibikore ntareba igitero cye nubwo cyarangiye akantu kahambutse akantu reka mbafate nzosha tugakore ako gasene n'ishaje nta byo guplayinga music zitamuneza uri kuziba ntabwo bishobora Nza kubera rukote kuko sinaba kutayoboye nza kubera umurinzi asa abahungu bose mu bwanwa bwabo ko harimo imisatsi yanjye nure tutegeranye akuye imisatsi yanjye ubwo nabwo bigize ko utari igisambo ni igipangu twirukanka aho muri kwamamaza Radiant mwebwe imba ari na Radiant imba ari na ntabwo azi kuyisoma yabaga tayimuke izo sisi Kabendi sindi kama gufatwa kuri kurana y'Imana njye ntabwo nishyuza inzu guys turebe n'abafungi wallahi cyakoze ayo ushaye no burira Snapchat na 80 kandi rero imeze nanjye kwira nahita nyarya reba wallahi reba warabyibagiye iki ni umuhezo ariko nayifatiye kwa kudeli uragenda urihindura nyine oya amuka ugenda ugira uragenda urihindura arihindura mu maso oya ibyo n'umweru gusa ariko itara narikunda kuba ryakaze noneho ndikunze n'umweru twagiye bro ubwacu
zamuka ako ntabwo werekeze itarama wite ku muntu w'itara mani komeza genda komeza bimeze bite oya kati uragiye oya ikibazo uyu nguyu ntabwo yashyizemo igiteragezemo reka dupaningire kuri ubu burabyo mani tujye tumugera oya ntukagire irangiye kwa duhu nyine icyo nashakaga twagiye agiye kigiye guto kijyaho yawe hamwe nabi nawe komeza muri Babylon yo ngo natera irimo nari abalisa kati noneho hano tugiye twakora ikintu kimeze aka karabaye yaza editing ntabwo igaragara sinese yagaragara gute nashyize n'akavuyo ariko kuri Celebobo warahiye noneho Emika bivuga shango kuri Celebobo bagushya maniga Celebobo TV nawe bivuga sha reka tubikore man dore inana zitwika igitero cye kigiye kuza action tanti ngo wabonye ari umuzungu Mamacita señorita rotote, mamacita señorita rotote. muri kwize zinzara no umuryo kuriza gutakwereka yani iriya kamera Emika igura miliyoni 10 mundebere nawe kariya ka ngo ni miliyoni 10 ariko nizo z'amanyarwanda sha umuntu ndaza kumufata karaka nanjye ndabereye kuri behind the scene sha gato Yeah, I need every work on